Hello, how are you? How do you feel? My name is Natasha. Thanks for watching my video. I love you. Mwah. Muraho neza ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mwebwe mwese mwana natwe umunsi ku wundi mwe mudukurikirana gatanu kuri gatanu ufata umwanya wawe ugakora like ugakora share ugatera comment nukuri ni inkunga ikomeye cyane ndagushimiye nawe wakoze subscribe Imana iguhe umugisha nawe utarayikora ndakwinginze ngo uyikore hama numara kuyikora ukande kunzogera kugera igihe cyose dushyira video nshyashya ujye tubona notification hama video uyirebe mu wa mbere. Uyu munsi rero ngiye kubwira ibintu bitanu bitangaje bizakubaho igihe uzaburya ubuki buri munsi. Ubuki ni kimwe mu biribwa bikunzwe na benshi ku isi kuko uretse uburyohe bwacyo ntagereranywa bufite n'intungamubiri zitangaje mu buzima bw'umuntu. Ari nazo uyu munsi ngiye kukubwira. Kurya ubuki buri munsi bizagufasha byinshi bitangaje. Ngiye kukubwira ibintu bitanu rero bitangaje bizakubaho igihe uzaburya ubuki buri munsi. Icyambere ni ugutunganya uruhu rwawe. Niba ushaka kugira uruhu rwiza cyane ruzira ibiheri ndetse n'iminkanyari, rya ubuki buri munsi kuko zimwe mu ntungamubiri zibugize zifasha uruhu rwawe gusa neza. Icya kabiri ni ukugabanya ibiro. Umuntu urya ubuki buri munsi bimufasha cyane kugabanya ibiro kuko nubwo ubuki dusangamo isukari ariko ikora mu buryo itagira icyo itwara uwabifashe, bityo bufasha umuntu kugabanya ibiro ndetse bugafasha gutwika ibinure bitera umubyibuho mu mubiri w'umuntu. Iki cyari icya kabiri. Icyambere twabonye yuko bituma ugira uruhu rwiza. Kabiri tubonye yuko kurya ubuki buri munsi bituma ugabanya ibiro. Gatatu turahasanga yuko igabanya cholesterol mbi mu mubiri. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara na Scientific bwagaragaje yuko ubuki bugabanya cholesterol mbi mu mubiri binyuze muri antioxidant bwifitemo. Abakoreweho ubushakashatsi barenga 70,000 bavuze yuko kurya ubuki mu minsi 30 gusa bazaga bagasanga hagabanutseho cholesterol ku kigero cya 3%. Ngira ngo ngaha muri kubyumva. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko abantu bakoreyeho ubushakashatsi bariye ubuki buri munsi mu minsi 30 baje gusanga yuko cholesterol yagabanutse ku kigero cya 3%. Rero inshuti zanjye nabagira inama yuko mwazajya murya ubuki buri munsi. Kane turahasanga gukomeza umutima. Muri kwa kugabanya cholesterol mbi mu mubiri binabuha ubushobozi bwo guha imbaraga umutima ku buryo umuntu urya ubuki buri munsi adashobora kugira aho ahurira na zimwe mu ndwara zibasira umutima. Ubuki buratangaje. Ndazi neza yuko abari babizi ari bake cyane. Icya gatanu ari nacyo cyanyuma tugiye kureba ni ugusinzira nk'uruhinja. Umuntu urya ubuki buri munsi ngo afite ubushobozi ndetse n'amahirwe menshi yo gusinzira neza cyane agashyirwayo. Ikindi bufasha nuko kurya akayiko k'ubuki mbere yo kuryama bugufasha gusinzira neza ndetse ukarota inzozi ntushobore kuba wazibagirwa. Ibintu ni ibintu bitanu bitangaje bizakubaho igihe uzaburya ubuki buri munsi. Ni ukurya ubuki buri munsi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukurya ubuki uyu munsi ejo ntuburye, ejo bundi ukaburya, ejo ntuburye. Oya, ni ibintu bitangaje bizakubaho igihe uzaburya ubuki buri munsi. Twabonye yuko butuma ugira uruhu rwiza ruzira ibiheri ndetse n'iminkanyari. Ikindi tubona yuko bugufasha kugabanya ibinure ndetse no gutakaza ibiro ukaba miss. Ikindi twabonye yuko igabanya cholesterol mbi mu mubiri kandi abakoreweho ubushakashatsi bariye ubuki iminsi 30 bikurikiranya nta munsi basiba baza gusanga yuko muri iyo minsi batakaje cholesterol ingana na 3%. Ikindi twabonye yuko bituma ukomeza umutima. Iyo urya ubuki buri munsi ntaho ushobora guhurira na za ndwara zibasira umutima. Ikindi tubonye yuko buguha gusinzira neza ndetse wanarota inzozi ntuzibagirwe. Rero ndagira ngo guhera uyu munsi ube inshuti n'ubuki. Iwawe ntakabura ubuki.
buri mu gitondo cyangwa se igihe cyose wabonera umwanya ujye urya ikiyiko cy'ubuki, ariko nanone ngiriya ikiyiko cy'ubuki mbere yo kuryama bigufasha gusinzira neza ukaruhuka neza. Rero uyu munsi ube inshuti n'ubuki, iwawe ntihakabure ubuki. Wakoze kubana nanjye rero, ndagushimiye, usangize n'abandi kugira ngo nabo bamenye ibyiza by'ubuki kandi bitungire amagara mazima.